ariko biteye isoni, biranababaje, biranatangaje iyo uwari sheri ishusho mutandukanye ukagenda umwandagaza, umutuka, yari imbwa tipute nta kigenda uriya aragapfa arakagira gute, ukagenda umutuka, umusebya, imbwa gusa. Ntabwo ari byo. Niba mutarakomezanyije basi muhishire intege nke yagize basi. Karagakobwa karagasambanye, karagakobwa tipu nta kigenda, tikarakanuza, karagaki, kari karanyobeye, kandi ukagenda umusebya, ukagenda umwandagaza, ukagenda uvuga ibyo atakoraga, ukagenda umusebya ahantu hose. Niba mwaranaryamanye, niba mwaranasambanye mugatandukana, wigenda uvuga ubwambure bwe, wigenda uvuga ibimenyetso byari bimuriho, wigenda umuvuga ukwari. No mubera umugisha, mwaturira ibyiza. Navuze ngo ntawamenya, hari ahandi mwahurira, hari ahandi wamukenera. Mwahura mu muhanda, wamuha lift cyangwa akayiguha. Mwahurira kwa muganga, yagufasha cyangwa ukamufasha. Mwahurira he, yagufasha cyangwa ukamufasha. Ubuzima ntago urangirira hari mwatandukanye. Narabivuze ariko reka nongere mbisubiremo. Nutandukana n'umuntu mwari inshuti, yari sheri ishusho, ntuzagenda umusebya. Nta mpamvu yo gutandukana n'umusore mwakundanaga, n'umukobwa mwakundanaga, ngo ugende umusebya. Si byiza. Gukunda umuntu mugakomezanya ntako bisa, biraryoha. Ariko mu gihe bidashobotse, mu gihe bidakunze, nta mpamvu kwanga umuntu no kumukunda. Ni uburenganzira bwawe, n'Imana ubwayo ntiyabiguhanira, kuko Imana ikwemera gukunda ushatse, ikakwemera no kwanga mu buryo bw'urukundo uwo ushatse. Gukunda umuntu si itegeko, no, ni ubushake bwa muntu. Ariko biteye isoni, biranababaje, biranatangaje iyo uwari sheri ishusho mutandukanye ukagenda umwandagaza, umutuka, yari imbwa tipute nta kigenda uriya aragapfa arakagira gute, ukagenda umutuka, umusebya, imbwa gusa. Ntabwo ari byo. Niba mutarakomezanyije basi muhishire intege nke yagize basi. Karagakobwa karagasambanye, karagakobwa tipu nta kigenda, tikarakanuza, karagaki, kari karanyobeye, kandi ukagenda umusebya, ukagenda umwandagaza, ukagenda uvuga ibyo atakoraga, ukagenda umusebya ahantu hose. Ariko ntabwo ari byo. Uwusebya hari amabanga yawe menshi afite. Uwusebya yigeze kukubera umugisha. Uwusebya uwo mwatandukanye kubera impamvu zimwe, wigeze kumuririra, wigeze kumusekera, wigeze kumubwira agahinda kawe, wigeze kumubwira umunezero wawe, yigeze kukubera umugisha. Ariko niba mu rukundo byanze, niba mwanze mukabona ntibishobotse mugatandukana, wigenda umusebya. Kandi Imana yaturemye mu buryo butangaje. Imana yakuremeye uwawe, muzabana mugakomezanya. Rero mu gihe agiye, mureke muha amahoro nawe aguha amahoro. Wigenda umutaranga, wigenda umusebya, wigenda umwandagaza, nta mpamvu. Uburyo rero Imana yaturemyemo
yaduhaye abo tuzabana. Buri muntu wese afite uwe Imana yamugeneye. Buri muntu wese Imana yamugeneye urubavu rwe. Hari abantu batandukana bakagenda basebanya, cyangwa se mugatandukana ukagenda urukicwa n'agahinda, ubu ngubu nzaba wande anyangiye iki, kigira nk'umuntu uhombye, nk'umuntu uhombanye. Oya, ariko nyuma y'igihe Imana ikakwereka ko byari igihe cyo gutandukana, ukagenda iwawe ugahura n'undi muntu w'umugisha, mukabana, mugakomezanya, mugakundana, mukagira urugo ruhamye. Umuntu mwicaye mukaganira, mugasangira, uyu munsi utangiye kumwita imbwa, uyu munsi utangiye kumwita imbwakazi, uyu munsi utangiye kumwita ikintu. Mwahura n'abari bazi ko muri inshuti, bakakubaza ati sameza, ati tereka baruzi ibyo umbaza, ntukambaze iriya ntuza, ntukambaze. Yarigeze kwandikira ka message ngo I love you, ukarara inkweto. Yarigeze kukubera umugisha. Utaranga mwarigeze kuba inshuti, hari igihe wazamukenera. Ndavuze ngo hari igihe wazamukenera uhita ucira, avuga ati naba nabuze abo nkenera. Ariko hari igihe wazamukenera, hari igihe azongera kukubera umugisha. Isi irazenguruka, ubuzima ni gatebe gatoki, ntawe umenya. Wowe wigeze kwita sheri, wowe wigeze kwita hano, wowe wigeze kwita mutima, wowe wigeze kwita uko kuntu kose, ntuzagenda umusebye, ntuzagenda umwandagaza. Hari igihe kimwe yagusekeje, kandi hari amabanga yawe afite, ariko se nawe yamenese. Hari ubuzima bwawe azi iyo wishimye, azi iyo wababaye, azi iyo wanezerewe. Umuntu wigeze gushyira kuri profile yawe, stati yawe, umuntu wigeze kwibuka nimero ye, waba unasinzira ukayikompoza, none uri kugenda umusebya. Abana b'Imana ntabwo bakora gutyo. Cyakoze abana ba Satani bo barasebanya. Ariko niba uzi ko uri umukobwa w'Imana, niba uzi ko uri umusore w'Imana, ukaba waratandukanye n'umuntu, wigenda umusebya. Exe wawe ameze gute, sinshaka no kumuvuga, uramenye, wakuba wabuze ibyo uvuga. Reka amaheru, reka imbwakazi, reka gasambanye. Ntukajye, niba mwaranaryamanye, niba mwaranasambanye mugatandukana, wigenda uvuga ubwambure bwe, wigenda uvuga ibimenyetso byari bimuriho, wigenda umuvuga ukwari. No, mubera umugisha, mwaturira ibyiza. Navuze ngo ntawamenya, hari ahandi mwahurira, hari ahandi wamukenera. Mwahura mu muhanda, wamuha lift cyangwa akayiguha. Mwahurira kwa muganga, yagufasha cyangwa ukamufasha. Mwahurira he, yagufasha cyangwa ukamufasha. Ubuzima ntago urangirira hari mwatandukanye. Sinzi icyo mwapfuye mutandukana. Ahari yarakwanze, ahari yaraguye muki, ahari yagukoreye ibintu nawe ubwawe bateye Imana ibi bintu bibaho. Ariko ibyo bintu yagukoreye, urwo rwangano hari yakugiriye, cyangwa se kuragutandukana kose, ntibizaba impamvu yuko ugenda umusebya. Ujye usaba Imana, ubwira Imana, Mana mfasha, umpa imbaraga zituma ntamena utubanga. Yakubikije amabanga urayasohora uko wishakiye, yakubwira gukwabaho uko iwabo bariho, uko inshuti uragenda ubyasasa. Abana b'Imana cyangwa se imfura cyangwa se abantu b'umuco, tugira ibanga, tugira kwihangana. Uwo wigeze kukwita sheri, uwo wigeze kubaza ngo urihe, ese waramutse ute, wabyutse ute, ni amahoro, uwo nguwo wimwandagaza, wimuvuga uko ushaka, wimuteza abantu,
wimuvamo, yakubereye umugisha, mubera umugisha. Benshi muratandukana ntimutumirana, benshi muratandukana ngo aho umwe anyuze undi yahanyuze umuriro. Ariko gukunda ni uburenganzira bwawe, kwanga ni uburenganzira bwawe, si n'icyaha ku Mana. Ariko niba mutandukanye, mwubahane, muhe respect, muha agaciro, menya ko hari impamvu. Imana yaguteguriye uwawe. Umva ikintu Imana cyo itakura, uwawe arahari, ariho, nta naho yajya. Imana yaramugennye, iramuzi, iramufite, kubera yaragiye yasanze urukweto rwe, nawe urukweto rwawe rurahari, uwawe arahari. Nta mpamvu yo guhangayika, yaranyanze n'induzankunda, yatariye umwanya, yagize gute. Nibyo, yagutariye umwanya, yarakubeshye, arakwanga. Ariko hari uwawe Imana ifite noneho original yawe, hari original. Kubura yaragiye, none se ko yagiye, bose baragiye, se barashize. Abasore bose bararangiye, abakobwa bose barashize muri Kigali no mu isi, naho ngaho utuye, aho ngaho uri muri icyo gihugu urimo, bose bararangiye. Aho barizwa no, barahari. Rero Imana ifite uwo yaguteguri, ifite umukobwa yaguteguri, ifite umusore yaguteguri. Urasabwa gutuza, kandi iyo ushaka ngo Imana ikugire neza, ubuzima ugiye mubanamo n'Imana. Rero ubuzima Imana igushakamo ni ubuzima bwo kudasebanya, ni ubuzima bwo kwitonda, bwo gutuza, kumenya yuko ugiye atari uwawe, Imana igufitiye uwawe. Imana igumugisha, uwawe arahari. Yesaya 34:16, ikigabo cyose gifite ikigore cyacyo. Arahari, ufite uwawe. Ibyagiye byaragiye, ibyiza Imana ifite akanyenyeri kawe. Imana iguhuze n'umuntu w'umugisha, Imana iguhuze n'umuntu ugukunda kurenza cyagiye, iguhuze n'umuntu ugusetsa, iguhuze n'umuntu ushaka kumenya uko wiriwe, iguhuze n'umuntu ushaka kumenya uko waraye, iguhuze n'umuntu uzajya nyine ukumva, iguhuze n'umuntu uzakuramo ibyo bihombo byose, uzakuramo ako kababaro kose, iguhuze n'umuntu ufatika, iguhuze n'umunyamumaro nyine, iguhuze n'inshuti y'umugisha. Kandi nyuma y'ibi izagukorera ubukwe bwiza, izaguha umugisha, izaguha abahungu n'abakobwa, izaguhe kugira ngo ati Imana ntagusondeka. Imana ntisondeka. Ibihe byiza. Ariko nshoze nkubwira ngo ntukandagaze, ntugasebye, ntukavuge nabi, umuntu mwigeze kubana umwita shero, umwita shushu, umwita hano, umwita mutima, umwita byose, umwita wa wundi. Ntugakore iryo kosa. Abana b'Imana ntidusebya, twatura umugisha, mu kanwa kacu abamo umugisha gusa. Ibihe byiza.